Numvise nguze ubwenge cyane none ndashaka ngume ku bwenge. Nanjye menye gukora tekinolojiya. Kugira ngo nguhe ubwenge ndaza kuguha ibizami. Nubitsinda ndaguha ku bwenge. Genda wuzuze kino cyansi amata y'imbogo mazu yanzanire. Genda wuzuze kano gatebo inyoni mazukanzanire. Genda unzanira inzoka wayishyize kuri iyi nkoni. Akira kandi uze kunzaniramo amabya y'akasuku wa mipango. Sawa kabisa. Vuba ndaje ubundi ume kuri tekinolojiya. Reka mbanze njye gushaka amabya y'akasuku ubundi mbone gukomeza. Umeze ute shawe kasuku wa mipango? Karibu rafiki yangu, tafadhali kaa chini. Niko kasuku, we numvise ngo ufite ibitori binini. Yego ngewe mfite ibikoresho binini by'umukara. Shawe Bakame. Numvise bavuga ngo amabya yawe nago yakwira muri aka gafuka. Shawe kasuku. Reka nze nshyiremo amabya yanjye. Sha. Bakame we garura amabya yanjye sha. Garura amabya yakasuku. Nsubiza ibikoresho byanjye by'umukara sha. Ariko sha barambeshye kabisa. Ibi bintu nago bishoboka pe. Niko sha Bakame. Ko numva uri kwivugisha bimeze kite. Dore ubu bambeshye ngo wakuzuza amata kino gisabo. Nagunze shawe Bakame, gerageza nkwere kuko bikorwa. Hari umuntu wambeshye ngo nago mwakuzura muri kano gaseke. Uwo muntu yarakubeshye pe. Niko Bakame. We kuri kugenda wivugisha bimeze bite? Dore bambeshye ngo washobora kwizingira kuri iyi nkoni mfite. Reka nze nkwereke icyo bita tekinolojiya sha. Wana inzoka nayo nyikoreye. Tatamurasiyo tu. Reka ngende ubundi mbona ubwenge banyemereye. Dore ibyo wanumye byose nabizanye. Ngaho rero makuri tekinolojiya. Umva sha Bakame. Ubwenge ufite burahagije. Ndamutse nguhaye ubundi wahita usara kabisa.